ruhande ndeba ubwiza bwawe, reka njye ku ruhande ndeba icyubahiro cy'iki cyawe, reka njye ku ruhande ndeba ubwibone bwawe, reka njye ku ruhande ndebe ko wavugaga ngo uriho, reka njye ku ruhande gato. Abisirayeli barakubitwa, abamidiyani barabakubita, umwami akajya bakangisha akababwira ati nimujya guhinga ndabaretse gato, bakajya guhinga, agahita zitura ingamiye n'indogobe zikajya mu murima zose zikavuyanga, bose ngo barirutse bari hehe? Mu mwobo. Wewe nuwanjye haranzi nanjye ndamuzi, kubimenya nibwo buzima, ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'iki? Kw'Imana. Amen. Haleluya. Dusomye inkuru z'umugabo witwa Gideyoni. Ngiye kubabwira ibyago bibiri Gideyoni yari afite bishingiye ku mahame y'Abisirayeli. Gideyoni yavukaga kwa Manase. Manase yari umwana wande wa Yosefu. Manase yavukanaga nande na Efurayimu. Ariko umunsi Yosefu yagiye gusabira abana be babiri umugisha kwa se Yakobo, atwara Manase nande na Efurayimu. Abagejeje imbere ye, Yosefu yari yaragize iki? Yari yarapfuye, amaso yarahumye. Yakobo nako noneho afata Yosefu aravuga ati dore nguyu imfura ni Manase, none dore n'umukurikiye ni Efurayimu, none baha umugisha mwami. Yakobo arangije abusanya iki? Amaboko. Umugisha wagombaga kuba uwa Manase ujya kurinde, n'uwagombaga kuba uwa Efurayimu ujya. Icyo kintu kibigisebo ku bana bande ba Manase, kubera ko Gideyoni yavukaga kwande? Kwa Manase, kandi Manase niwe wari mukuru. Ariko Yakobo abusanya amaboko, umugisha w'umwana w'imfura ujya ku mwana wa kangahe? Wa kabiri. Noneho umwana w'imfura ntiyabona umugisha w'imfura. Noneho Gideyoni aza kuvuka kwande? Kwa Manase. Amaze kuvuka kwa Manase, amenya ibyo bintu byagize iki? Byamubayeho yuko se atigeze araga umugisha w'iki? W'umwana w'iki? W'imfura. Amaze kubimenya rero, icyo kintu kimutera ipfunwe mw'abantu, gituma imbaraga Gideyoni yagombaga kugira atazigira, kubera ko Satani umugisha w'imfura. Ikindi cya kabiri Gideyoni yari afite, yari umwana wa bucura mu muryango wande? Wa Manase. Kandi umwana wa bucura ntabwo yahabwaga umugisha w'iki? W'imfura. Ibyo nabyo bimutera iki? Ipfunwe. None iryo pfunwe rikamubuza, haleluya, rikamubuza kwakira iby'Imana ishaka kwabona. Ubu rero mwese hano ahangaha twicaye harimo ipfunwe abantu bagendana, kandi iryo pfunwe ubushize narabibabwiye ngo nari ndimo ndasenga, noneho umuntu araza arambwira mu rugo, arambwira ati umukecuru wari uvuye Icyangugu, arambwira ati muteze intare, ati hari ibyaha bibiri utarihana. Ndamubwira ati bi, ndavuga ati toka shitani kwa jina la Yesu, uyu muntu yavangiwe. Ati nyahuneka, ati ntuvuga mu mutima wawe ngo navangiwe. Ndavuga ati si uyu muntu abibwiwe n'iki yuko mbivuze mu mutima ra? Haleluya, haleluya.
irareba, irareba, irareba. Noneho arambwira ati rero icyaha cya mbere ufite nicyo kwisuzugura. Ye baba we, nicugushije numva nicyo niberamo gusa. Noneho ikindi cya kabiri arambwira ati ufite icyaha cyo kugira iki, kwiheba. Gideyoni rero nawe yari afite ibi bintu, ariko umunsi warwo, haleluya, iyo uri umunyamuhate ukaba wirinda ibibi, ukaba waciye bugufi, nubwo waba warabikoze inshuro nyinshi ariko ugaca bugufi, haleluya, Imana irakwemera ikakugenderera. Noneho rero Abisirayeli barakubitwa, mwaba barakubiswe n'Abamidiyani. Ariko Abisirayeli mu miryango yabo batangira kurema ibigirwamana. Bazana ibigirwamana bya mbere, bazana ibya kabiri, za Shera barazirema, zose ziraza zigandagaza mu miryango. Wajya ukata mu muryango umwe ukajya ubona cya Shera. Hari resitora nagiye kuryamo hano muri uyu mujyi, iyo uhagiye ubona uruntu rw'urushushanyo rw'urugabo kabisa rutagira isura, ariko baba barukurangije ibintu by'imibavu, nyine wahaca ukumva imibavu. N'Abisirayeli nuko bari babaye. Imana irarakara iravuga ati uko kwishyira hejuru sha mukavuga yuko ntari Imana yanyu, uko kwibona saho mukibona mugasuzugura ibintu byose, mugaca amazi ibintu byose, nanjye ndaje mbereke yuko buriya agaciro yarinde yari jyewe wakugiriye ubuntu. Haleluya. Noneho Abamidiyani ngo baraza bakubita Abisirayeli, barabakubita barabarangiza, kugeza igihe baje. Buriya hari umuntu, buriya hari ibigeragezo biza bikakugeza ahantu nawe udashobora gusobanukirwa, bikagukubita kabisa. Abisirayeli barakubiswe, bakubiswe, Imana irabareka ijya ku ruhande iravuga toke, noneho kuko wibwiye yuko uri umunyembaraga ugatangira kuramya ibishushanyo ukanyibagirwa, reka njye ku ruhande ndeba amashuri yawe, reka njye ku ruhande ndeba ubwiza bwawe, reka njye ku ruhande ndeba icyubahiro cy'iki cyawe, reka njye ku ruhande ndeba ubwibone bwawe, reka njye ku ruhande ndebe ko wavugaga ngo uriho, reka njye ku ruhande gato. Abisirayeli barakubitwa, Abamidiyani barabakubita. Umwami akajya bakangisha akababwira ati nimujya guhinga ndabaretse gato. Bakajya guhinga, agahita zitura ingamiye n'indogobe zikajya mu murima zose zikavuyanga, bose ngo barirutse bari hehe? Mu mwobo. Baragiye mu mwobo. Ariko Imana ntizatureka ibihe byose sha. Haleluya. Ntizatureka, ntizadusiga, ntizaduhana, iratuhetse mu mugongo wayo, kuko Umwami Imana azantabara. Haleluya. Nicyo gituma ntagira iki, ntabwo izakureka. Niyo mpamvu yakuzanye hano muri uru rusengero, ntabwo izakureka ibihe byose, niyo mpamvu uri hano. Haleluya, haleluya. Kandi ibyo yibwira kukugirira ni iki? Tegereza sha, Imana izagusetsa, humura. Nubwo wakomeretse Imana izagusetsa, kandi ubu ni ubuhanuzi. Haleluya. Imana izagusetsa. Oya, ibikomere byo kukwihebesha, intambara ufite zo kukwihebesha izaza.
izaguhoza amarira. Haleluya! Ibyagiye bizagaruka mu zindi nzira. Haleluya! Wowe yemerere gusa inzira. Ngo Gideyoni ngo kagahora karira, ngo akagenda we abandi baretse kujya gukubita guhura ingano, wagakati korosa akagenda akazihura akavuga tumva umwanzi nashaka azazanye iki, n'ubundi Uwiteka yaradutaye aratureka, n'ubundi reka mpfe, akagenda wakazihura. Ngo Imana irebye iryo shaka agira sha. Haleluya! Iravuga ati sha umva buriya uwahindura system. Amen. Ngiye guhindura system ariko kariya kana kagira ishyaka. Haleluya! Kirirwa mu rusengero nze nkiyereke. Haleluya! Nduwiwe nawe nuwanjye aranzi nanjye ndamuzi, kubimenya nibwo buzima bisama igituma ndirimba Haleluya! Ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze. Hoya kuretse iyo nubwo bimeze. Haleluya! Wirira ntabwo yakuretse sha. Haleluya! Oya never. Say about tutaseke bosai. Imana yantumye ku muntu mbese wari umeze nka Gideyoni. Uzi ko Gideyoni marayika yamugezeho akamureba akabona ni marayika, yagera imbere akamubwira ati nitwa marayika Gaburiyeli. Gideyoni akareba ikijisho kavuga ati birakureba. Ati ngutumweho Gideyoni mugaragu w'Imana isumba byose. Gideyoni ati ceceka ntacyo, ni Imana isumba byose. Sha igikomere uyu munsi naje kubwira umuntu ufite igikomere. Haleluya! Ngo akomere. Humura kandi nanjye fatanije umubabaro nawe pe. Musi ya boto tesheke bosai. Fatanije nawe umubabaro warakomeretse. Ariko Imana iraje ikomore kuko itazatureka iminsi yose. Imana iraza iramubwira ati Gideyoni we uraho
ariko wa mugaragu w'Imana we w'umunyembaraga ati mbese wa mugabo urashaka iki? Ubu ngubu koko byari bikwiriye yuko tugera igihe dushobora kujya twiruka abanzi bacu bakatwirukansa shahu bakatugeza tukajya turara mu mpunyu mu myobo tukarya ibishyimbo twahinga abanzi bakaza bakabisiribanga sa n'utwo wishakiye wahanyanyaje wirwanyeho ukabona umwanzi araje kabisa agushubije kwisuka kabisa nta n'ikibi. ariko Imana iramubwira ati rega igihe cyo kugeragezwa cyawe cyashiriwe hihereza uyu munsi Gideyoni. Haleluya! Igihe cyo kugeragezwa kwawe cyagize iki? Cyashyizwe hihereza. None rero guhera uyu munsi Gideyoni, ndi marayika w'Uwiteka waje kandi mperuka kuvuga ubutumwa ku rusengero iwacu, maze ntabwo ari igihe wari wavuze ubutumwa ariko nari nicaye mu iteraniro numva gakorasi karaje muri umuvuga butumwa ashiramo ako gakorasi. Yemwe mwebwe mwihangane, abantu ntibahamagarwa cyo kimwe, kandi nujya umbona hariya ngewe ukabona nitarikiye jya umenya ngo basi nuko cyamuteza intare cyagize iki mbangashizemo ndibyinira maze kubyina numva ijwi rivugiye mu mutima riravuga ngo uhaguruke imbere ubwire abantu ngo uwumva yumvire, uwumva agira iki kandi ashyire mu bikorwa. Haleluya! Noneho mba ndahagurutse ndababwira ariko abarokore nanone dufite ukuntu twacanganye kimwe. Nyumvira kugira ngo bakubwire ngo haguruka imbere uvuge iryo jambo wicaye. Ntuzi uwo ufite ibibazo, ntuzi uwumvise n'uwutumvise. Ko kuwa gatandatu turi mu materaniro, nako twavuye mu materaniro maze kuvuga iryo jambo, umuntu arambwira ngo ati kugeza uyu munsi ngewe numvise kandi ndumvira. Arambwira ngo nterere isengesho rimwe rya nyuma gusa, ati kandi uritere turi kumwe. Ndaritera turi kumwe. Harangije kumbe ngo yararwaye indwara karahabutaka. Abaganga ngo bari bamusubitse inshuro zinga 3 kumubaga bamutinye. Noneho ariko ngo jambo ndivuza aravuga ati umva buriya butumwa bwavugiwe hariya, genda ubagwa ngewe nzagukurayo nubwo batabizi. Haleluya! Haragenda yemera iseta, yemeye iseta bayimukubitaho, amara iminsi 7 muri koma. Byaranze yuko avamo, ariko ku munsi wa nyuma avamo. Hashize ibyumweru 3. Haleluya! Aza gushimira Imana hehe mu rusengero. None nanjye ndimo ndababwira ntabwo twasomye ijambo rivuga ngo Imana hari ibingingira hehe muri twebwe, kandi ngo yatubikije ijambo ry'iki
wakira ubuhanuzi sha. Haleluya. Mpore igihe cyo kugeragezwa. Gideyoni yasigaranye ibibazo bibiri. Aravuga ati rero mwana, none ko ngewe ndi umuhererezi wanyu iwacu, ubu nashobora gutabara Abisirayeli ine. Ikindi cya kabiri, uzi ko data buriya utigeze umuha umugisha w'imfura, kandi umugisha w'ubutware n'ubuyobozi bwose ukomoka kuri umwana w'iki w'imfura. Niko mu Bisirayeli byari bigize iki bimeze. Ako marayika aramubwira ati reka dava mu bintu nijye uhindura ibihesha. Haleluya. Nijyase ibihe va mu bintu. Pawulo yaranditse ngo noneho ngo nta nubwo tugitekerereza abantu mu bisekuruza byabo. Reka da yo biza kuba ari ibisekuruza we, dore mutezi mutezi ntare se. Reka da, ariko Imana ayiwe dore Berenari muri haleluya. Iyo tuza kuba tugitekerereza mu bihe. Narindi mu rusengero kandi aka kantu narakababwira, ariko reka nongere ngasubiremo nta cyaha mfite. Nagiye gukirizwa mu ruhengeri, ndangije nicara iruhande rw'umukecuru w'umukigakazi wa hariya mu ruhengeri utambaye inkweto. Ubwo kandi nanjye nari nakwambariye icyo bita katapira hepfo hariya ijinisi neza, numva nikokinze. Icyo gihe rero sinari bwanarya ngo niyindi se akantu kagashondori karesha n'igiti hariya. Ndangije nicara iruhande rw'uwo mukecuru. Nari ifite akabibiriya gato cyane, gato bita isezerano rishya. Noneho mwicaye iruhande, nanjye nabareba. Urabona rero mu ruhengeri, ariko nzabazanira data wambwirije ubutumwa hariya. Umuntu wambwirije ubutumwa nzamuzana uwundi munsi umwe abasuhuze rimwe. Noneho nicaye, pasiteri baravuza ngo dusome muri Ezekiyeli. Nanjye mbafashe ya Nouveau Testament ndayifunguye. Nahereye ku gikuvertiri cya mbere, ngwa mu Masakiro, ngwa muri Matayo, ndagenda Mariko, Yohane, Abaroma, ndamanuka n'ibyahishuwe. Ezekiyeli ndamubura. Wa mukecuru w'umukiga barambwiye ati mutezi ntare ati muri aka gatabo nta Ezekiyeli urimo. Nta Ezekiyeli urimo, ahubwo Ezekiyeli aba mu isezerano. Murebye ndebye uwo ari we, ariko Imana niko yabivuze, yarabijyanye mbese muri procedure zabo nyine. Niba yaragutanzemo yoboka. Haleluya.